Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aha tuje kosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho gukora imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje kosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba bikunda kuza mu kizame. Ushaka kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo. Murabizi biriya bimenyetso bimurika bikoresha amatara atatu ariyo umuhondo, umutuku n'icyatsi. None wakora iki umuyobozi w'ikinyabiziga usanzemo ibara ry'umuhondo? Akongera umuvuduko, B kugumana umuvuduko ariho, C kwitegura guhagarara, D gufata feri cyane. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C kwitegura guhagarara, kubera ko bibava mu muhondo bita bijya mu mutuku. Rero ubu witegura guhagarara iyo usanze harimo ibara ry'umuhondo, kubera ko haka icyatsi ibinyabiziga bikagenda, hakaka umuhondo kugira ngo ibyarenze uriya murongo bahagararaho bikomeze bigende, ibitarawurenga bishaka biba byahagarara. Kugira ngo haka umutuku nta kinyabiziga kiri mu sangano kirabangamira imigendere y'ibindi binyabiziga, kubera ko hari ahantu hari ibimenyetso bimurika akenshi hakunda ko hari imihanda ijya mu byerekezo bitandukanye. Ndakeka ko waramutamo Se kwitegura guhagarara, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Kirangwa n'ubuso bw'ibara risa rite? A umukara, B umweru, C ubururu, D umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri mwa bino bisubizo bine baduhaye ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B umweru. Kiriya cyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi, kivuga ko wowe umuyobozi w'ikinyabiziga ukibonye utemerewe kujyayo, ariko n'abariyo batemerewe kuvayo. Kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, nta kirango. Bari batubaje ibara ry'ubuso aba ari umweru. Ibyapa ukunda kwibaza haba mu buryo bw'amagambo cyangwa mu buryo bw'amashusho. Ni ingenzi ko wareba iriya video y'amakota n'ibyapa byo ku mihanda nagukoreye kuri Rwanda Driving College TV. Urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ukeneye kode mbwira ubwoko bwa kode ukeneye, kode zirahari. Mufatire kode umbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, aho waba hose mu gihugu. Iminota 3 umaze kubona kode. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda mu gihe gito n'iminsi 2 tuba dusoje. Ukajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 20. Cyavuze ihoni kiri muri metero 20 ukaba wabyumva. Ibihe binyabiziga? A amapikipiki, B velomoteri, C ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo kikuru wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hari izo kikuru nta kindi ni B. Velomoteri. Velomoteri igira ibikoresho by'ihoni byumvikana muri ya metero 20, ariko ukibuka ko ibinyabiziga ndakumirwa n'ibinyabiziga bikora ku mihanda byo bigira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Ikibazo cya kane kikabaza ngo kunyuranaho bikorerwa ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni ukudepasa. Kudepasa bikorerwa he? A, mu ruhande rw'iburyo gusa. B, igihe cyose ni ibumoso. C, iburyo iyo unyura ku nyamaswa. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo kikuru wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hari izo kikuru nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kunyuranaho bikorerwa he? Ibumoso. Abantu benshi bakunda kwisha kino kibazo bahisemo B, ngo igihe cyose ni ibumoso. Nibavuga ngo kunyuranaho bikorerwa he, uzavuge ko ari ibumoso. Nibavuga ngo igihe cyose ni ibumoso, uvuge ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Birashoboka ko ushobora kunyuranaho uciye mu ruhande rw'iburyo bitewe n'isangano ry'umuhanda mugezemo, bitewe n'icyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kunyuraho ari kujyamo, cyangwa se bitewe nawe n'icyerekezo ugiye kujyamo. Niyo mpamvu nibavuga ngo igihe cyose ni ibumoso, uzahitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bavuga ngo ni ibumoso, ugahitamo ko ari ibumoso. Bavuga igihe cyose ni ibumoso, ukavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niyo mpamvu hano duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo bugari bw'inzira nyabagendwa igenderwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi, abagenzi bategetswe. Ijambo abagenzi bakoresheje ntugire ngo bari kuvuga abanyamaguru, n'ubundi bari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga. Bategetswe iki? A, kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru. B, guhagarara aho bageze. C, koroherana. D, gukuraho inkomyi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo kikuru wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hari izo kikuru nta kindi ni C, koroherana. Iyo muri abayobozi b'ibinyabiziga mugahurira ahantu hafunganye, ubugari bw'inzira nyabagendwa butabemerera ngo munyuraneho, munyuranyeho mwagongana cyangwa mwatezanye ibyago, ikintu muba mutegetswe nk'abayobozi b'ibinyabiziga ni ukoroherana. Umwe ashobora guhagarara ukabanza ugatambuka, cyangwa akabasubiye inyuma ukabanza ugatambuka, wamara gutambuka akakomeza urugendo rwe. Biriya nibyo bita koroherana. Kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru nta na rimwe biba byemewe ko umuyobozi w'ikinyabiziga utwara ikinyabiziga cyawe mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Guhagarara aho bageze ntibibaho. Mwahahagarara mukazahava ryari. Gukuraho inkomyi ni nko kuva mu binyabiziga mugasiza umuhanda mwamara kuwongera mukabona kunyuranaho, nabyo ntibishoboka. Muba mugomba koroherana. Ndakeka ko waramusamo C, ndizera ko waramuswe yandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'ibara rikurikira. Bw'ibara risa rite? A, ubururu. B, umweru. C, umutuku. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo kikuru wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hari izo kikuru nta kindi ni A, ubururu. Iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa, ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda kirawufunga, cyangwa se n'igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga, biba ngombwa ko bayobya umuhanda. Ahagomba kunyurwa rero bashyiraho ibyapa birangwa n'ubuso bw'amabara asate ubururu, kubera ko bakoresha ibyapa bitegeka bavuga ngo hano bitewe n'ikibazo gihari, icyerekezo gitegetswe kata iburyo gusa, icyerekezo gitegetswe komeza imbere gusa, bitewe n'aho bayobereje umuhanda. Rero biriya byapa bitegeka biba bifite ubuso bw'ubururu, ibirango by'umweru, ishusho yo ni uruziga. Iyo badakoresheje ibyo ngibyo bakoresha ikiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kiba cyanditsemo deviation ariko nacyo kiba gifite ubuso bw'ubururu. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iki cyapa
cyapa gisobanura. Ese kino cyapa urabona gifite ishusho, icyapa gifite ishusho ya mpande enye kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande eshatu, umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo, nta kirango. Kikaba gisobanuye iki mu byapa byo ku mihanda? A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. B, uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. C, ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A, uburenganzira bwo gutambuka mbere, na B, uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye, bikaba ari ibisubizo bya nyabyo, aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. Kino cyapa ukibonye uhita utambuka mbere muri iryo sangano ry'umuhanda uba ugezemo. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Murabizi tuyo amoko atanu ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka, n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebira video urayosoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya munani kibaza ngo ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ibihe byapa? A, ibyapa biyobora n'ibitegeka. B, ibyapa biburira n'ibitegeka. C, ibyapa bibuza n'ibitegeka. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kinini se, ibyapa bibuza n'ibitegeka. Ku mihanda ibyapa bibuba bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe, n'ibyapa bibuza n'ibitegeka. Murabizi nk'ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere, uzabibona mbere uze kugira aho hantu hari icyo kintu bari kukuburira ubanje wagenda urugendo runaka. Ariko bino byapa bibuza ndetse n'ibitegeka ukimara gukitaho dutangira gukurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa se ibyo kiri kugutegeka. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ku mihanda biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe. Ndizera ko waramutamo se ibyapa bibuza n'ibitegeka, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Tari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Zikuruwe n'ibihe binyabiziga? A, velomoteri. B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. C, amavatiri y'ifasi. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Kino kibazo bajya bahinduramo akantu gato ukabona twahisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese tuzahitamo B ryari? Tuzahitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo ryari. Niba bavuga ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, uzahitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba bavuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, nicyo kizaba ari igisubizo cya nyacyo. Dore na hano nicyo duhisemo. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara kanya kanini ahakurikira. Hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara umunsi wose, hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara ijoro ryose, ariko kiba kibujijwe guhagarara kanya kanini ahakurikira. Hehe? A, ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. B, ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. C, aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo gikuru bamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro, izo gikuru nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini, uba ubujijwe kuhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. N'ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe, ugasanga nka cya cyapa kibuza kivuga ngo birabujijwe kuhagarara umwanya munini, nabwo ntuba wahagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Naho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi, naho uba ubujijwe kuhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Niyo mpamvu duhisemo D. Ibisubizo byose nibyo, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Nkwibutsa ko ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda mu gihe gito, ukajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Uhitamo uburyo ushaka kwigamo. Ese ushaka kwiga turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online? Hose birakunda. Mu gihe gito cyane ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigishe ujye mu kizamini ukore rimwe uhite utsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa turaza tukayikwigisha ukajya mu kizamini itakubera imbogamizi. Ukeneye kode tubwira ko ari ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugushakire kode aho waba hose mu gihugu. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe agize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda, aho nta wakomeretse ariko ibinyabiziga bikaba byateza icyago cyangwa byafunze umuhanda. Ugize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda, nta wakomeretse ariko ibinyabiziga bikaba byateza icyago abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa cyangwa se byafunze umuhanda. Muba mugomba gukora iki? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A. Gushushanya aho zagunganiye no kuzishyira ku ruhande. B. Gukuramo abagenzi ugashyiraho icyapa cya mpande eshatu gitukura ku modoka. C. Gutegereza ko abapolisi bahagera mbere yo gukura ibinyabiziga mu muhanda. D. Guhagarika ibindi binyabiziga kugeza ikibazo gikemutse mukabona kubikura mu muhanda. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru bamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cyukuri nta kindi ni A. Gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. Mushushanya aho zagonganiye kugira ngo abapolisi nibahagera bamenye uwari uri mu makosa, mukazishyira no ku ruhande kugira ngo ibinyabiziga byanyu bitabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki? A. Isoko ry'amatungo. B. Ivuriro ry'amatungo. C. Uruzitiro rw'amatungo. D. Akayira k'amatungo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru bamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cyukuri nta kindi ni D. Akayira k'amatungo. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba gisobanura ko ugiye kugira ku kayira k'amatungo. Aba ari igice cy'inzira nyabagendwa cyangwa cy'umuhanda gikunda kwambukiranywamo ku buryo budasanzwe n'amatungo, wenda bayajyanye mu masoko cyangwa bayajyanye ahandi hantu, ariko ari igice cy'inzira nyabagendwa gikunda kwambukiranywamo ku buryo budasanzwe n'amatungo. Bashyiraho kiriya cyapa bakagishyira muri metero hagati y'150 kugeza kuri metero 200 mbere y'uko ukigeraho kugira ngo uze kuhagera warushijeho kwitonda. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga agendera mu nzira y'icyerekezo kimwe akifuza gukata ibumoso yakora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A. Gutwara yegera umurongo hagati mu muhanda yerekeza ibumoso. B. Gutwara yegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda. C. Gutwara yegera uruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. D. Gutwarira hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru bamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cyukuri nta kindi ni C. Gutwara yegera uruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Uri kugenda mu nzira y'icyerekezo kimwe. Inzira y'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ntabwo uba wemerewe gukata ngo usubire inyuma, ariko nawe mu gihe uri kugendamo nta kinyabiziga mwigera muhura kubera ko habagendwamo mu cyerekezo
kimwe, none uri kugenda mu nzira y'icyerekezo kimwe ukifuza gukata ibumoso. Bari bavuze ngo gutwara yegera umurongo wo hagati mu muhanda, kubera ko haba hagendwamo mu cyerekezo kimwe, nta murongo wo hagati mu muhanda uba urimo, kubera ko uriya murongo wo hagati mu muhanda uba ugaragaza ko umuhanda ugendwamo mu byerekezo bibiri. Rero mu muhanda w'icyerekezo kimwe nta murongo wo hagati mu muhanda ubamo, niyo mpamvu A itaba igisubizo cya nyacyo. Gutwara yegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda kandi uri kujya ibumoso nabyo ntibishoboka. Gutwarira hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, aho ni kuri D, nabyo ntibishoboka kubera ko twabonye ko ari inzira y'icyerekezo kimwe itagira uriya murongo wo hagati, ahubwo ugomba gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Ndizera ko waramutse se, ndizera ko waramutse ukandika papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. B vuza ihoni ukomeze. C gabanya nurangiza ukomeze witonze. D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hanze cyukuri nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Mu gihe uri kugenda mu nzira nyabagendwa ukabona umuntu ufite ubumuga bwo kutabona ari kwambuka umuhanda, uhita umenya ko ugomba guhita uhagarara ukareka kabanza kambuka umuhanda ukabona gukomeza urugendo rwawe. Niyo mpamvu duhisemo A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Tare wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu. A ni meza kuko atuma ureba kure. B ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. C akwizeza ko abandi bakubona. D nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hanze cyukuri nta kindi B. Ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu aba ari mabi kuko arakugarukira akuguhuma amaso agatuma utareba imbere neza, bikaba byaguteza ibyago ukaba wakora nk'impanuka. Ndakeka ko waramutse B. Ndizera ko waramutse cyandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, abana. B, inzira y'abanyeshuri itegure guhagarara. C, ikibuga cy'imikino cy'abana. D, ikibuga cy'imyidagaduro. Hano urabona igisubizo cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hanze cyukuri nta kindi ni A, abana. Kino cyapa kikaba kikwereka ko ugiye kugira ahantu hakunda kwambukiranywa ku buryo budasanzwe n'abana, wenda bajya nko ku bigo byabo by'amashuri cyangwa se ku bigo byabo by'imikino. Kino cyapa kenshi nukibona uzagera imbere uhita habona nk'ishuri y'incuke. Rero bashyiraho kino cyapa kugira ngo ugiye kugera mu gace gakunda kwambukiranywamo ku buryo budasanzwe n'abana. Ndizera ko waramusamo A. Ndizera ko waramutse cyandika ku papuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo rumoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 shobora gushyirwaho akagarura muri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Zikuruwe n'ibihe binyabiziga? A, velomoteri. B, ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande. C, igare. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kino kibazo ndakeka ko neza kiba kimeze gutya, ariko ugahitamo B. Uzahitamo B ryari, uhitamo D ryari. Iyo bavuze ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, nicyo uhitamo.
uhitamo B. Ino B uzayitamo mu gihe bavuze ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Niba bavuga ngo ni ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, uzahitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nubwo buryo bagihinduramo, mba mbikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo icyapa gikoze mu ishusho ya mpande eshatu kimenyesha. Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu umuzenguruko utukura. Kimenyesha iki? A, ibyago, B, ibibujijwe, C, ibitegetswe, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Izo cyukuri nta kindi ni A, ibyago. Utwaye ikamyo ikagupfiraho cyangwa utwaye imodoka igupfiriyeho, iyo ufite kino cyapa kibura cya mpande eshatu, ugishyira mu ntera ingana na metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze, kugira ngo abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa niba kibona bamenye ko mu muhanda harimo icyago, kubera ko kino cyapa kimenyesha ko mu muhanda hari ibyago. Ndizera ko waramutamo A, ndizera ko waramusikiyandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyambuka kije mu kizamini akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu zatuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125 mu ntera ingana iki? Ariko nijoro igihe ijuru rikeye: A, metero 100, B, metero 75, C, metero 25, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Izo cyukuri nta kindi ni B, metero 75. Ubundi amatara maremare amurika muri metero 100, ariko kwa bino binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125, ano matara maremare amurika muri metero 75. Iyo bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, biba bishoboka ko ari na saa sita z'ijoro, ariko mu kirere nta gicu kibudize kirimo. Nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijuru rikeye. None ukibuka ko amatara ndangacyerekezo ari byo mwita ngo ni ibinyoteri, biba bigomba kugaragarira mu ntera ingana na metero 150. Amatara ndangaburumbarare aba agomba kugaragarira muri metero 200 nibura. Amatara yo kubisikana aba agomba kugaragarira muri metero 40 nijoro igihe ijuru rikeye. Ibyo ni ibindi bibazo babaza, mbikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya uhita ubikora, kubera ko mbame nawe bikubikuyeho hakiri kare. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo mu gihe ukurikiranye na romoroki ni ukubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo. Ukurikiranye na biriya bimodoka bya rukururana, ese ni ukubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? A, bituma ubasha gukata ikorosi vuba. B, bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. C, bifasha romoroki guhagarara byoroshye. D, bikurinda umuyaga. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Izo cyukuri nta kindi ni B, bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo muri retrovizeri. Rero iyo wasize umwanya uhagije bituma yakubona, akaba yabona imbere nta kibazo gihari, akaba yanakwemera kuba wamudepasa. Ariko iyo wamwegereye cyane bituma atakubona, ku buryo ushobora kudepasa wenda we imbere yabonye ko hari indi modoka yaje, bikaba byaguteza ibyago.
rero ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo kugira ngo mu gihe arabona imbere nta kibazo gihari abe yaguha ibimenyetso bikwemerera kuba wamunyuraho. Niyo mpamvu duhisemo B, bifasha umuyobozi wawe romoroshye kukureba mu ndorerwamo. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro utari wahisemo neza ko n'ikiamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda mbashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ugera mu kizame ugasanga biriya bibazo nkunda gupostinga cyahise kiza mu kizamini ugahita ugikora bitakugoye. Rero kanda subscribe aho hasi. Ukeneye kwiga turakwigisha aho waba hose mu gihugu, bwaba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe. Uhitamo bitewe n'umwanya uboneka wo kungana, hose ukora rimwe ugahita utsinda, niwo mwihariko wacu. Ukeneye kwiga mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali, turaza tukakwigisha mudasobwa mu gihe gito ukaba uyibizi ku buryo nugerwaho mu kizamini mudasobwa itakubera imbogamizi, cyangwa se waba ukeneye yo kwiga gukoresha mu kazi kawe ka buri munsi tukabikwigisha mu gihe gito ukaba wabimenye. Mutwandikiye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibaho umugisha, mugire ibihe byiza abari hafi gukora amahirwe masa.